Mwiriwe muraho murakaza neza niba uri mushyashya kuri urubuga Ndi Nene ni karibu hanyuma ndagushishikariza kuba wakora subscribe cyangwa ukaza kulikinga iyi video nugera ku musozo wayo kumva urayikunze cyangwa ukayisharinga n'undi muntu wabona yafasha cyane cyane ko zino video zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mba nazikoze mu rwego rwo kugira ngo zifashe abantu badafite ubushobozi bwo kuba babonana na muganga wo mu mutwe byihuse cyangwa ari educative nyine ari kugira ngo twungurane ubumenyi cyane cyane ko bavuga ngo information is key. Abanyarwanda cyane cyane ntago tuzi agaciro ko kugira information, ntago tuzi agaciro ko kumenya ibintu, ko kugaburira ubwonko bwacu kugira connaissance générale. Okay, ntangiye video rero ndimo kwikora tugiye kuba ku buzima bwo mu mutwe, ariko ndumva ntangiye gukora ubukangurambaga cyangwa life coaching, ariko nabyo ni ngombwa kuko ni ikintu maze kuremarika, maze gukora video zigera nko ku 10, ariko ntago abantu bari kuzishikariza cyane, ntago abantu bari kuzireba cyane. Kubera iki? Kubera ko abanyarwanda dukunda byacitse, abanyarwanda dukunda ngo kanaka yatutse kanaka, kanaka yarwanye na kanaka in public, uyu nguyu ngo noneho kanaka niyumva ibyo kanaka yavuze. Ibyo ngibyo twese tugahura tukajya kureba, ariko niba nkubwiye ngo reba uko wakwirinda indwara iyi n'iyi, reba uko wakwivuza iki n'iki, reba uko wamenya gukora iki n'iki, ibyo ngibyo nta muntu ushaka kubireba. Nyamara tumenye yuko Google, tumenye yuko YouTube iriho information nyinshi ushobora kwigiraho ibintu byinshi bihindura ubuzima bwawe, ukava ku rwego rumwe ujya ku rundi. Byakabaye byiza ari byo bintu twitaho cyane kurusha kureba ibintu gusa biri budutakariza umwanya. Ibyo ngibyo nzabikoraho indi video yihariye, ariko kari akantu gusa ntekereje ubu ngubu mpita numva ni ngombwa ko nako nakavugamo. Hanyuma rero ikindi nashaka kuvuga mbere yuko ntangiye no video, ndabashishikariza kwireba kugeza irangiye, kubera ko nagiye mbona abantu benshi bagiye banyandikira bambaza ibibazo, kandi ibisubizo by'ibyo bibazo biri muri video, aricyo kiba kigaragaza yuko video uba utayirebye kugira ku musozo. Hanyuma ikindi wakwibaza ngo wanyandikira hehe, ushaka kumbwira ikintu udashaka abantu bose bamenya, wajya kuri Instagram ya Nene Rwanda. Instagram nkoresha ku bijyanye n'iyi channel, ikaba yitwa Nene Rwanda. Wayisanga kuri Instagram, hanyuma wagenda aho ngaho ukanyandikira message ni DM niba ari ikibazo kiri private udashaka ko abantu bose babona, kuko iyo ukoze commentaire hano abantu bose baba bari kureba ikiganiro turimo turagirana. Kuri uru rubuga rero mumaze kubona yuko tuganira ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, tukaganira ku mibanire, hanyuma tukanaganira no ku tuntu n'utundi n'imibereho myiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri topic ijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Nka reference wareba video nari nakoze mvuga ku bijyanye na anxiety, hariyo nari nakoze ku bijyanye na nakoze depression, ibijyanye na depression ikiyitera, uko isinye zayo aho itandukanye n'ibindi byose bivuga, kugira ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano umenye reference y'ahantu uri busange izindi video, ko nabyo byose wabisanga hano niba ari ibindi bibazo ufite. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kuvuga, nakunze kuvuga kuri izo ndwara zo mu mutwe, ariko ntago nagiye mvuga ku kuntu zivurwa. Nuvuga ngo indwara zo mu mutwe ukuntu zivurwa, haba hariho option yuko ushobora gufata ibinini, ushobora gukora therapy cyangwa ugakora counseling ku bijyanye n'ibyo byo mu mutwe. Ariko akenshi usanga imiti yo kunywa ijyana na therapy ukabishyira hamwe, cyangwa n'igihe therapy yonyine iba iguhagije, hakaba n'igihe ukeneye therapy ebyiri cyangwa 3 bitewe n'ubunini bw'indwara ufite na complications zayo n'ukuntu bagomba kwitakulinga mu bintu bitandukanye. Hanyuma rero wakwibaza ngo ese therapy ni iki, counseling ni iki, ese bitandukaniye he? Nuvuga ngo indwara zo mu mutwe ni nk'indwara zindi zose. Iyo wumva mu nda hari kukurya uragenda ukajya kwa muganga, hari igihe
bagucisha mu cyuma, hari igihe bagusaba inkari, hari igihe bagusaba umwanda ngiye gukoresha ijambo ridafututse. Hari igihe muganga agukandira ku nda, hari igihe akubaza ibibazo. Ni ukuvuga ngo n'indwara zo mu mutwe ni gutyo, iyo ufite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe ntago ugenda gutya gusa ngo wowe ubwenyine wikoreye diagnosis. Ariyo mpamvu ugomba kujya kwa muganga, ukaganira na muganga akakubaza ibibazo bitandukanye, hanyuma akaza kumenya niba ikibazo ufite yagishyira hehe muri ibyo byose. Ari niyo mpamvu rero bitewe n'ikibazo ufite aribwo bakudirija bakamenya ngo ese icyo ukeneye ni terapi, icyo ukeneye ni umupsychiatre, ni umupsychologue. Diferanse y'abo bantu uko ari babiri nayo tuzayivugaho ubutaha, gusa kugira ngo ugire idée générale y'ukuntu ibi processus cyangwa ukuntu ko kuvuza indwara zo mu mutwe zimeze. Hanyuma rero iyo uvuze ngo hari abantu benshi baba bibaza ngo ese nkeneye counseling cyangwa nkeneye terapi cyangwa nkeneye ikihe. Aho bitandukanye rero nuko counseling ni igihe ubonanye n'umuntu, mu Kinyarwanda tumwita umujyanama, ni umujyanama w'indwara zo mu mutwe cyangwa umujyanama ibintu nk'ibyo. Uwo mujyanama w'umutwe rero akenshi akoresha ubumenyi bwe, aba ameze nk'uri kukugira inama, aba ameze nk'uri kukuyobora mu gihe umubwiye ngo ufite ikibazo iki n'iki, akaba yaguha nka suggestion bikeneye ku bumenyi bwe n'uburambe bwe, akaba yagenda kuyobora. Niba ari ibibazo ufite muri couple, niba ari ibibazo ufitanye n'umwana wawe, niba ari ibibazo byawe ku giti cyawe, ukuntu utekereza n'ukuntu wifata, dore ko psychology yiga ku myitwarire n'imitekerereze, kuko umuntu yitwara bitewe n'uko atekereza. Iyo connection rero, iyo ugize ikibazo mu gutekereza bituma witwara mu buryo bunubu, ari naho usanga witwara mu buryo budasanzwe cyangwa butari ubwo sosiyete igutegerejeho, aribwo abantu batarwaye bagomba kwitwara gutya, ukaba witwara gutya, ubwo urumva biba byapfiriye mu kuntu utekereza. Usibye ko hari n'igihe usanga hari amaneurone cyangwa hari ibindi bibazo biri biologique biba byabaye intandaro y'ibyo byose. Okay. Nagiye mu bintu byinshi, iyi video ndi kubona ifitemo akavuyo gato, ariko reka twongere tuyisubize hamwe. So psychotherapy rero ni ngombwa ko mvuga psychotherapy kuko habaho terapi y'umubiri ya siporo. Niba waravunitse ari ugenda ugakora terapi kugira ngo physiotherapy kugira ngo wongere wige kugenda, guterura ibintu, kwicara, ibintu nk'ibyo. Rero dukore psychotherapy cyangwa niyo twakwita psychoanalysis, niyo abantu benshi bakunda, nanjye niyo nkunda kubera ko ariyo igufasha kuba the better you, ari igufasha kuba uwo waremewe kubaho, ari igufasha kuba uwo ugomba kuba we, ukuyeho izo ndwara n'ibindi bibazo ushobora kuba ufite. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo wowe ni wowe ukora ako kazi. Niba uje ufite iki kibazo, ufite gusa umuntu ukuguidinga, ugufasha, ariko uza kumera neza ari imbaraga zawe, ku buryo nawe wumva ari nka achievement ugezeho kuba waravuye hano ukagera hano. Ari nayo mpamvu ari ngombwa kumenya yuko kugira ngo umuntu akire bisaba yuko aba ubwe yemeye yuko afite ikibazo, kandi akaba afite na commitment yo gukora kugira ngo icyo kibazo cye gikemuke. Iyo rero wagiye ari kubera ko umuntu yagusunitse, kanaka yagusunitse, sosiyete yagusunitse, cyangwa ari ubuyobozi bwawe gutegetse kubw'icyaha iki n'iki wakoze, ntago ugera kuri cya kintu nyacyo, ntabwo ugira resultat nk'iyo wari kugira iyo ari wowe wenyine warikonesheje yuko ufite ikibazo, kandi ukaba ushaka gushyiramo imbaraga, ukiyemeza gukora kugira ngo uze kugera kuri hahandi uba umuntu wagenewe, waremewe, uba wowe nyawe uko bigomba kumera. Psychoanalysis rero, kugira ngo wumve neza ikisobanura mva ndi kuvanga igifaransa n'icyongereza. Anyway, psychoanalysis rero biva ku kigereki, aho psycho bivuze ibyo tuvuga mu cyongereza, ko ntabwo nzi ikigereki, twavuga ko ari psychoanalyse. Never mind, ni psychoanalysis, ariko psycho biva ku kigereki bivuga nka soul
cyangwa soul ni soul nyine gusa soul. Okay, ndaza gushakisha numve niba soul twita guki mu kinyarwanda, ndaza kubyandika quelque part hano. Soul ari nayo imeze nka butterfly. Niba uzi butterfly ni ikinyugunyugu, urabona ukuntu ikinyugunyugu kiri beautiful kuriya kifungura gutyo ukabona kabisa kibaye. Hanyuma analysis biva ku kigereki, ijambo rya analysis mu kigereki biva kuri release cyangwa kurekura. Ni ukuvuga ngo psychoanalysis ni nko kurekura soul yawe, ariho handi nagusobanura yuko psychoanalysis igufasha kuba wowe ariko version nziza yawe, ariho ureleasinga soul yawe nyine ikaba nziza, ukayikora mu buryo yakagombye kuba imeze, mu buryo bwiza nyine, ikifungura nka kuriya papier imeze gutya, hanyuma yakwifungura ikamera gutya. Mva, never mind, iyi shusho ndabona itaryoheye ijisho.